Mwongeye kurirwa banyarwandakazi bakunzi ba Global TV Rwanda, nk'uko mumaze kumenya iyi YouTube channel yacu niyo kubagezaho ibintu mu mateka byagiye bibaho buri munsi, itariki, umunsi ku munsi. Ikiganiro cyacu ni mu mateka. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bibiri byabaye mu mateka kuri iyi tariki bisa ngaho ari ibitangaza, ndetse byatumye iterambere ryacu ry'igihugu cyangwa se ry'isi dutuye ritera imbere. Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'umugabo witwa Louis Braille, uzwiho nkaho yari impumyi. Turebe n'uko imodoka y'amashanyarazi yakozwe. Gusa tuje hano ku nkuru ya Louis Braille, gusa benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu mugabo yibukwa mu mateka. Ese Louis Braille ni muntu ki? Yakoze iki kugira ngo isi yose ijye imwibuka? Ndetse abanditsi bose bakunzwe ku isi abenshi bamwandikiyeho mu mateka. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikiganiro ni mu mateka, njye tugiye kubana ni Adolphe Muhire. Inyandiko y'amateka ya Louis Braille, iyi foto mubona ikaba iheruka kuvugururwa ejo bundi mu kwezi kwa 12 tariki 16 uyu mwaka wa 2025 urangiye. Ku itariki ya 4 Mutarama 1809 nibwo Louis Braille yavutse. Yavukiye mu mujyi witwa Cap-Vert ni mu Bufaransa. Ni umugabo wamenyekanye nk'umugabo w'umuvumbuzi wabanaga n'ubumuga bwo kutabona, ariko nyuma akaba yaraje guhimba uburyo bwo kwandika bwagenewe abasoma bafite ubumuga bwo kutabona. Ubu buryo bukaba bwitirirwa izina rye Braille. Braille yatakaje ubushobozi bwo kubona bitewe n'impanuka yagize afite imyaka 3. Ageze mu mashuri muri National Institute for Blind Children i Paris, Braille yavumbuye uburyo bwitwa night writing, inyandiko ya nijoro mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bwari bwarahimbwe n'umugabo witwa Charles Babbage ashingiye ku bunararibonye bwe mu gisirikare cy'Ubufaransa. Babbage yahimbye iyi night writing nk'uburyo bwo gufasha abasirikare guhererekanya ubutumwa nijoro batabashije gukoresha itara ryo gusoma. Ubwo buryo bwakoreshaga utudomo tuzamuye arizo raised dots mu Cyongereza. Abasirikare bashoboraga kumva bakoresheje intoki zabo buri gace, ariko twita seri k'utudomo 12 kabaga gahagarariye inyuguti cyangwa ijwi arizo phonetic sound. Ariko kubera ko abasomyi batashoboraga gusoma agace kose bakoresheje urutoki rumwe, byari bigoye ko basobanura ubutumwa vuba kandi neza. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko uyu mugabo witwa Louis Braille yaje kuvumbura uburyo bugezweho bunakoreshwa uyu munsi bwifashishwa n'ababana n'ubumuga bwo kutabona. Uko Louis rero yahimbye ubwo buryo bwo gusoma no kwandika bw'abatabona, ku myaka ye 15 gusa Braille yahanze uburyo bushya bukoresha utudomo tuzamuye kugira ngo yongere amahirwe yo gusoma ku banyeshuri batabona nkawe. Braille yavumbuye night writing ya Babbage maze akora uburyo bwe bwite bwo kwandika. Uburyo bwa Braille bwakoreshaga uduce arizo series tw'utudomo 6, kandi kubera ko utwo duce twari duto, abasomyi bashoboraga gusoma buri gace bakoresheje urutoki rumwe gusa. Ibi byatumye birushaho korohera umusomyi kuva ku gace kamwe ajya ku kandi vuba. Nyuma y'urupfu rwa Braille mu 1852 nibwo amashuri, za guverinoma n'ibindi bigo byatangiye gukoresha uburyo bwe ku buryo bwagutse. Mu 1878 inama y'isi y'abatabona ariyo World Congress for the Blind yatoye ko Braille iba uburyo bwo kwandika bwemewe ku rwego mpuzamahanga ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Kubera ko Braille ari uburyo bw'imyandikire mu macodes atari ururimi ubwayo, abasomyi bashoboraga kuyihuza n'ururimi urwo ari rwo rwose.
uyu munsi amabwiriza cyangwa se codes ya Braille ariho mu ndimi nibura 133 zitandukanye. Noneho amateka y'imodoka y'amashanyarazi ya General Motors cyangwa se GM ku itariki nayo tugiye kuyarebera hamwe. Aha ku itariki ya 4 Mutarama 1996 General Motors yatangaje mu imurikagurishwa rya Greater Los Angeles Auto Show ko igiye kubaka imodoka ikoresha amashanyarazi yitwa EV1 yagombaga gutangira kugurishwa mu muvumba w'uwo mwaka. History Wind Solar Power Energy 1954 abahanga mu bya siyansi berekanye batiri ikoresha imirasire y'izuba ariyo solar battery ihindura ururimi rukanavamo ingufu. Nubwo zari ingufu nkeya, yari intambwe ikomeye ya mbere muri siyansi. EV1 ntabwo cyari igitekerezo gishya rwose, kuko imodoka zikoresha amashanyarazi electric vehicles zariho kuva mu ntangiriro z'inganda z'imodoka. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, imodoka ya Columbia Runabout yashoboraga kugenda ibirometero 40 na mayiro 40 ku ijoro y'amashanyarazi rimwe n'umuvuduko wa mph 15. Yari mu zikunzwe cyane. Nk'uko time.com yabivuze, mbere y'uko umugabo we Henry atangira gukora imodoka nyinshi zikoresha lisansi zigatsinsura inganda zikoresha amashanyarazi, Clara Ford yatwaraga 1914 Detroit Electric yashoboraga kugenda ibirometero 80 idashizemo amashanyarazi. Ikibazo cy'ibura rya peteroli mu myaka y'1970 cyahuye n'izuka ry'inkubiri yo kurengera ibidukikije. Byatumye bongera gushishikazwa n'imodoka z'amashanyarazi, nubwo nta ruganda na rumwe rwashoboye gukora imodoka yakunzwe n'imbaga y'abantu benshi. Igihe yasohokaga bwa mbere mu 1996, EV1 yashyizwe ku isoko mu bihugu nka States bibiri gusa, aribyo Arizona na California, kandi yari iyo gukodesha gusa, lease only, kuko GM yabonaga ko ikoranabuhanga ry'imodoka z'amashanyarazi rigikomeza kuvugururwa. Mu myaka yakozwemo kuva mu 1996 kugeza mu 1999 hakozwe EV1 zigera ku 2,500 zose hamwe. Mu mpera za 2003 ikigo cyatangaje ko gihagaritse gahunda ya EV1 kandi kitazigera kivugurura amasezerano yo gukodesha. GM yavuze ko igiciro gihanitse cyo gukora no kwitaho izo modoka ari ryo jambo ryo guhagarika EV1. Ariko nk'uko The Los Angeles Times yabivuze mu mwaka w'2009, EV1 yatangiye mu myaka y'1990 nk'igisubizo ku itegeko rya California's Air Resources Board ryasabaga imodoka zitasohora imyotsi Zero Emission Vehicles Mandate. Igihe amaherezo GM n'izindi nganda zageraga ku ntego yo gutuma California yoroshya iryo tegeko mu 2002, umuyobozi wa GM Rick Wagoner yahise ahagarika iyo gahunda. Muri icyo gihe izindi nganda nazo zasohoye hanyuma zihagarika imodoka zazo z'amashanyarazi, harimo Toyota yari afite RAV4 EV kuva mu 1997 kugeza mu mwaka wa 2003. Abaharanira kurengera ibidukikije bamaganye ihagarikwa rya EV1 bakora umuhango w'ikiriyo cy'urwenya.
nyuma baza no gukora imyigaragambyo yo kwibuka ku kigo cya GM i Los Angeles cyari gifite umubare w'imodoka za EV1 zendaga gusenywa. Byageze mu mwaka w'ibihumbi 2008 GM yarazahajwe n'ikibazo cy'ubukungu ku isi ndetse n'igabanuka ry'igurishwa ry'imodoka, bituma ikenera inguzanyo y'ubutabazi ya miliyari y'amadolari multi-billion dollar bailout loan ivuye muri guverinoma kugira ngo igume mu bucuruzi. Muri Werurwe mu 2009 umuyobozi w'ikigo Wagoner yakuweho n'ubutegetsi bwa Obama, naho muri Mata uwo mwaka GM itangaza ko ihombye filed for bankruptcy. Iki kigo cyanenzwe gukomeza kwibanda ku modoka nini za siporo, utility vehicles n'amakamyo mato. Nubwo abaguzi bari bakeneye imodoka ntoya zidaturiza lisansi nyinshi fuel efficient, Wagoner yavuze ko guhagarika EV1 no kudashyira ingufu mu kuvugurura imodoka zivanga amashanyarazi na lisansi arizo twita hybrid gas electricity vehicles ryabaye ikosa rikomeye mu mwuga we. Gihe twabanye mu kiganiro ni Adolphe Muhire. Mukomeze mukore subscribe na like, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Mbibutsa YouTube channel bibagezaho buri kintu cyabaye buri tariki umunsi ku munsi, ubwo nukuvuga ngo buri munsi tuzajya dushyiraho video y'iyo tariki. Rero komeza udukurikirane kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru meza nk'aya adufasha kumenya isi yacu development yabayeho. Ciao ciao, murakoze cyane, ndabakunda.